Ni abacuruzi b'imboga n'imbuto bo mu turere twa Musanze na Nyabihu bavuga ko bishimira amasoko mato ya kijyambere akomeje kubegerezwa nyuma y'igihe kirekire bari bamaze bacuruza hasi. Ibi bikabatera n'igihombo kubera izuba ryangirizaga imboga bikanatuma batakaza abakiriya. Aba ni abacuruzi bo mu isoko rya Gataraga riherereye mu karere ka Musanze. Agasoko icyo kabatumarira ni uko bazajya bacururizamo izi mboga, abazikeneye hafi bakazibona atari mu bako zijya mu mpande zitandukanye, kuko hari igihe abantu baba bari gutambuka bakazishaka bakazibura, ariko agasoko nikamara kugeraho bazabona uburyo bazajya bazigura. Kugira ngo twicare ngubu umuntu akicara, umuguzi akaza, yamara kuza akaza nguburira nkaga meza gara uhagaze hano, umuguzi akaza, wicaye hano yabaza ibyo ashikeneye harimo. Ibi babihuriyeho n'abacururiza mu gasoko kazwi nka ka Mukamira mu karere ka Nyabihu, bahamya ko kwegerezwa isoko rya kijyambere bigiye kugabanya ikiguzi batangaga bajya kwegereza imboga zabo kure, ko nta mazi yahabaga, ariko kuri ubu bakaba begerejwe ibigega bifata amazi azajya bafasha kuzisukura. Byatugeragaho ingaruka kubera ko kuzoza byabaga bisaba umukarani wo kunazikora akazigeza hano, ayo wakungutse mukayagabana. Ku bufatanye n'umushinga Kungahara na Kirimo Trust Rwanda, ngo gahunda yo kubaka aya masoko ni ukugira ngo abacuruzi bacururiza ahantu hizewe kandi hafite isuku. Ibi ngo bigiye kuzamura ubucuruzi bwabo kandi bukorwe mu mutekano usesuye. Uyu ni Rugamba Eddie Frank, umuhuzabikorwa w'uyu mushinga. Urebye hanini byaturutse kugira ngo itakara ry'umusaruro twabonaga, aho ku kigererano bavuga kigera kuri 30% umusaruro w'imboga n'imbuto urangiye. Ikindi ni imikorere y'abahakoreshaga itari inoze, aho wasangaga bacururiza hasi, bacururiza ndetse bigatera umutekano muke. Urabona ni hafi y'imihanda. Ni uburyo rero bwo gukemura iki kibazo cy'itakara ry'umusaruro, ariko no kongera ibyo bikorwa remezo bituma abantu bakorera ahantu hasa neza, hameze neza, hujuje ubuziranenge, ndetse n'ibyo biribwa byacu bikazajya bigera ku isoko bifite karite y'umusaruro wujuje ubuziranenge. Muri rusange aya masoko akazaba afite ubushobozi bwo kwakira abacuruzi basaga 64 buri soko. Enoke Rukebesha, mu turere twa Musanze na Nyabihu.